baravuga ko impande zombi urebe muri version y'Igifaransa barakoresha ko ubutegetsi bwa leta bugomba kugaruka mu gihugu cyose, mu Gifaransa bakavuga ngo sur toute l'étendue du territoire national. Uwabyanditse ntabwo yananiwe kuvuga ko ubutegetsi bwa leta, nge ndavuga ubutegetsi bwa leta bo nubwo bavuze ubwa guverinoma, bugomba kugaruka mu bice byigaruriwe cyangwa mu bice byafashwe na M23 cyangwa se mu kimwe mu burasirazuba bwa Kongo. Donc ibi mon interpretation ni iyi. Hari teori yitwa hermeneutique dukoresha mu kumenya ngo mu kuinterpretare texte no kumenya icyo zivuga, ibintu byihishe nyuma y'izi nyuguti undi muntu wese atabona niki. No kuvuga ngo biravuze ngo keretse niba DRC itabona ikirimo hariya no kuvuga ngo wibuke ko M23 AFC M23 iquestiona legitimité y'ubutegetsi bwa Kongo budashobora guha uburenganzira abaturage babwo ko ari bwo bwishi igihugu. Par conséquent bivuze ko l'autorité de l'État, ubutegetsi bwa leta mu gihugu hose ntabo hari. Nukuvuga ngo iriya langage bakoresheje ni langage diplomatique politico juridique yiyubashye, ariko tout simplement iravuga ko igihugu cyose ubutaka Kongo yose irimo akajagari. Donc il y a l'absence de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Donc par conséquent ntabwo wowe wahera kuri icyo ngo uvuge ngo buriya bivuze yuko ngo M23 igomba kuva mu bice byose yafashe, kandi atari cyo po ya gatatu ivuga tumaze kugusobanurira yo muri ceasefire. Ubwo ngubwo haba harimo contradiction. Hanyuma ikindi cya kabiri, ibyo nangiye kubaza nta kwivuguruza kurimo ntako. Ikindi cya kabiri, restauration de l'autorité gouvernementale, reka tuvuge yo nduko babyise. Soma neza irumvikana ni pilier ni inkingi mwamba yo kugira ngo amahoro n'umutekano iterambere abaturage bongere kubaho mu buryo busanzwe kugira ngo bigaruke. No kuvuga ko hagomba kuba hariho l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Ariko noneho reba biri condition bashyizeho ni biri baze ko impamvu muzi binanagaruka no muri communiqué ministeri yacu y'ububanyi n'amahanga yakoze ivuga ko ari intambwe c'est une avancée significative, kandi natwe niko tubyemera kuko ni intambwe de plus ku bindi byabanje, ni intambwe ikomeye turanabyemera mu rwego rwo gushaka amahoro. Baravuga ko ikintu cyitwa impamvu muzi, root causes, ni ukuvuga ko kugira ngo l'autorité de l'État igaruke sur toute l'étendue, donc ku butaka bwose bwa Kongo, izo mpamvu muzi zigomba kubanza kuba addressed. Nicyo gihari muri iriya point. Donc ibindi rero ikindi kivugwa niki, nakubwiye ngo ibi rero nibitangira kuganirwaho mu gihe cy'imishyikirano nibaza ko M23 itazibagirwa ku question na legitimité ya leta barimo kuganira. Sinzi legitimité ubwo legitimacy simbizi ngo mwagira kubwira translation mu Kinyarwanda wenda ntabwo ndimo kuyumva, ntabwo birimo kuza vuba, ariko ni ukuvuga yuko mu magambo make ni M23 itemera leta iriho irimo kuganira nayo. Ikindi kintu kinakomeye ahangaha wenda petetere twagombaga kuba twavuze mbere, navuga ko M23 nibura leta ya Kongo hari ibyo wari wahereye uvuga ko Perezida Tshisekedi yari yaravuze ko avuga ngo yikomanga ku gatuza ngo muwa président jamais nta na rimwe muzigera mumbona ndimo kuganira na M23. Gusa birimo birananjyana ku kintu aho ngaho ubwo ntaranicyibagirwa. Ubwo ni ukuvuga ko icyabaye niki, hari Amerika, hari Qatar, hari natwe ibihugu byo mu karere, ngira ngo nka observateur ngira ngo Ministre Vincent Biruta yakurikiranye ibi biganiro, hari African Union, hari aba bahuza imiryango yo mu karere. Donc ni ukuvuga yuko nibura leta ya Kongo habaye icyo nakwita reconnaissance internationale. Ni ukuvuga ngo habaye M23 ntabwo
mu maso y'abari abantu bose bari hariya ntabwo ikiri umutwe w'iterabwoba nk'uko leta ya Kongo yabitaga, ahubwo yemeye yuko ari abaturage bayo kandi bafite impamvu za politike, impamvu donc bafite des revendications valables, ari nayo mpamvu leta yemeye kuziganira nabo. Icya kabiri, bya bindi byo kubita ngo repante, bya bindi byo kubita ngo dukingirizo tw'u Rwanda, bya bindi byo kuvuga ko M23 itabaho, ibyo leta ya Kongo yamaze kwemera ko M23 iriho, ari nayo mpamvu yemeye kujya kuganira nayo. Reka manze njye kwa James. No, rapidement reka ndangize. Ahubwo ikibazo nibajije, iyi document niba mwarebye hepfo, uyu muntu wayisinye yitwa ku ruhande rwa Kongo, yitwa Mr. Sumbusita Mambo. Sumbusita Mambo, the senior representative of the president in charge of Rwanda and the Nairobi processes. Izi Rwanda izi process, ibi bintu ntibikibaho. Mumbwira aho biri. Ibi bintu ntabihari. Ibi bintu ntabwo ari Rwanda. Avuto hari igihe kizagera. No, let's not termine. Hari igihe kizagera. Faites attention. Ibi bintu ntibikibaho. Ikindi cya kabiri, Lorugane buriye yangaje igihugu ni guverinoma. Unless ibi bintu, izi declaration de principe, ibintu byumvikanyweho, yazabijyana bikaba valide, sibyo? Donc inama yabo y'abaministre, guverinoma yabo ikabyemera, kuko uyu muntu ntabwo ari ku rwego rwa ministre ku buryo yakwangaje guverinoma, kuko urabona ko ni intumwa idasanzwe ya perezida ishinzwe process za Rwanda na Nairobi, kandi izi ntizikibaho. Ni ukuvuga ngo turi tantu kitari Washington ni Doha. Donc ni ukuvuga ko finalement ntibizagutangaza hari n'umuntu ushaka ko kuvuga ngo ya masezerano ni fragile, akavuga ati vous avez négocié avec un aventurier. Reka twumve James icyo ashaka kuvuga. Nakomeje kwica ngicyo, nibaza ko abasinye amasezerano n'abantu bari bafite imbaraga delegation za leta. Tutaragera ku mpungenge za honorable vote, wowe nk'uko u Rwanda rwabivuze, ntubona ko nyine ari intambwe nziza? Hari ikibazo ufite kuri aya mahame? Oya, ku mahame nko nabivuze mbere, kuri aya mahame icyambe ngira ngo honorable yabikomojeho. Honorable we yageze mu mpunge, ariko anabikomozaho asubiza inyuma atanga context yuko mbere kose intambwe ni c'est validé. Kongo yari yanze guhura na M23, ndetse yabanje kubita abanyamahanga, yebise abanyarwanda, ibigize ahita n'agashingirizo. None byatandukanye rero, ikibazo bafitanye n'u Rwanda kirimo kwitwaho ngaho Washington. I Washington yaba Washington yaba Doha, leta ya Kongo bo mwitangazamakuru bo barimo gusobanura ngo victoire, intsinzi ariko barimo kubona. None wowe kumenya urimo kutubwira ahubwo intsinzi z'urundi ruhande. Jewe nta nubwo byantungura. None se wagira ngo Muyaya avuga iki, abwira abaturage iki? Kuko harimo ibintu bibiri. Cya mbere nuko bari barabwiye abaturage babo yuko abantu atari abanyekongo, yewe bageze aho bati barakorera u Rwanda, ntabwo tuzigera tuganira nabo. None mwaganire nabo, mwasinya amasezerano already. Kuri wowe utaragira n'icyo uvuga, abaturage barabona ko watsinzwe, wagaragaje intege nkeya, warabeshyaga, uratubwira bimwe ukavuga ibindi. So birumvikana rero propagandists harimo na Muyaya n'abandi bagomba gushaka uburyo noneho bagaspinninga kugira ngo abaturage babahoshe, babereke yuko n'ubundi twari tuzi icyo dushaka, intsinzi yagaragaye yabonetse, abantu amasezerano yemeye yuko bava mu gihugu basubira iyo baturutse. Ariko bugeze ubona Sabyinyo se mu masezerano tugeze kubona ni Sabyinyo ni he? Sabyinyo kuba bakaba canton ndi tugeze byize kuva za Rwanda, ngira ngo bugeze ubibona se? Bugeze ubona ijambo withdraw, bugeze ubona ijambo disarm, bugeze ubona hana kimwe ikirimo ni ikirere, ikirimo vuga ngo aho ibirindiro biri ari leta, ari AFC M23 muguma hangaho, na disengagement nta yirimo muguma hangaho, aho buri umwe ari muguma hangaho. Nta wemerewe gushaka kwagura
territory bafite aho yafashe noneho n'iriya ngingo nabonye abantu bagizeho interpretation confusion ya kane erega iri na kiriya iri kiriya mu gifaransa uravuga iyi yo kugarura ubutegetsi bwa leta twanayisoma bullet ya mbere avuga ngo the parties acknowledge that the restoration of government authority is the logical consequence of effectively addressing the reasons of the conflict through a peace agreement. Hari ibintu nka bitatu cyangwa bine ariko ushize mu Kinyarwanda ngo impande zose ziremera yuko kuzagarura ubutegetsi bwa leta bwa guverinoma mu gihugu hose, ubwo iyo ni condition kuzagarura kugira ngo buzagaruke hagiyemo condition ideal ni ideal uko bigomba na Boris yabivuze ideal muri rusange kandi koko birumvikana leta niba ari leta niba ari guverinoma igomba kufita igomba kwikontorora aho cyose birumvikana aha ariko bakavuga ati kugira ngo bizabe nuko bigomba kuzaba ari logical consequence ni outcome ni umusaruro byabizaterwa ni umusaruro wo gukemura ibibazo effectively, gukemura ibibazo neza mu buryo bwuzuye kandi biherewe ngo mu mizi of the conflict through a peace agreement binyuze mu masezerano mazi yuko leta idafite igihugu cyose impande zose ziremenya ko leta mu by'ukuri iriko byakaye bigenda ubundi kugira ngo bizagerweho rero bizaba umusaruro, bizaba outcome, bizaba result zivuye mu gukemura ibibazo by'ingutu by'ingenzi uko bikemura neza effectively biciye mu masezerano peace agreement. Ni point ya mbere sibyo. Point ya kabiri rero the parties recognize that the complete restoration impande zose ziremeranya yuko kuzongera gusubizaho bwa butegetsi bwa leta hose uburyo bwuzuye mu gihugu hose constitutes complete restoration of state authority in all national territories constitutes a key component of the peace agreement. Ni kimwe mu nkingi z'ingenzi zo mu z'amasezerano y'amahoro. Amasezerano azagerwaho ikipuzwa nako bikwiye kumera nuko iherezo leta igomba kuzagira control yego ku gihugu hose ariko bikazashingira gukemura ibibazo bihari uyu munsi. Basoza bavuga bati ibi bikaza which will include the modalities and process of such restoration. Uburyo bizakorwa bazumvikana impande zumvikana uburyo ibi bizakorwa bigarutse mu mahame ari igihe bizacyara amahame ari igihe bizatwara ari uko bizakorwa ari abazabigira mu ruhare byose bizaganirwa. No, iyi ni road map biragaragara ko ari road map ni feuille de route nta confusion ihari nta none kwisoba kwabayeho. None ko Kinshasa Semetre Gasominari bavuga ko nyine barimo ngo kuririmba ngo intsinze ndavuga mu butegetsi barimo gutwika wagira ngo babwire abaturage iki Metre Gasominari urebye nibaza ko nkuko honorable Voda bivuga ni bya bindi urubyiruko u Rwanda rusigaye rwitaga twiko ni ukuvuga ngo byari ibintu bishya byabaye. Minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma aratanguranwa ajya kubwira abaturage kugira ngo n'abamenya ibikubiye muri aya masezerano babe bamaze kubona amakuru ya mbere bahawe na minisitiri noneho bayagendereho. Buriya hari ukuntu James avuze ikintu gikomeye yituriye mugabo ko ari propagandist icyo baba bashinzwe aba ari ukugira ngo bumvikanishe ibintu uko bashaka ko babyumva atari ukuntu uko bimeze. Ni ukuvuga rero twamenyereye Muyaya ko ahora abeshya avuga ibinyuranyije n'ibyo nibyemejwe twarabibonye no mu matangazo noneho y'abakuru b'ibihugu
abakuru b'ibihugu bagahura bakagira ibyo bemeza kuri Kongo bagakora itangazo hanyuma Muyaya agahimba irindi ritandukanye na rya rindi akaba ariryo basoma kuri televiziyo y'igihugu kugira ngo hatagira uvuga yuko bageze hariya bakabanesha bakabarusha ijwi noneho akababwira ati dore byemejwe n'ibi kandi mu by'ukuri hemejwe ibindi ngira ngo murabyibuka igihe abakuru b'ibihugu bemezaga deployment ya East African Regional Force yahawe mandate iri clear y'ibyo yagombaga gukora ariko ubuyobozi bwa Kongo bwari buyobowe na Tshisekedi ndetse na Muyaya nk'umuvugizi wa leta baragiye babwira abaturage bati byarangiye hagiye kuhoherezwa ingabo za East African Community kandi zigiye kuza zirwana ingabo za Kenya zizanyura ibunagana zizaza zirwana nimwumve ikizakurikiraho ivyo ni ibintu byavuye mu kanwa ka Perezida wa Repubulika byemezwa n'umuvugizi wa guverinoma kandi mu by'ukuri bitari byo ari nabyo byaturutsemo ko basheshe ziriya ngabo bakazana ingabo za SADC zo zari zaje ziteguye kurwana kuko iza East African Community ntabwo zari zoherejwe zije kurwana kwari uguhagarara hagati y'abarwana hanyuma hakabaho ibiganiro uzabibangamira akaba ari we uzahangana n'izo ngabo ariko barabihinduye rero Muyaya twaramumenyereye ngira ngo nejo mu gutangurana kuko aya ntabwo ari amasezerano ni amahame yemeranyijweho n'impande zombi ni imirongo migari y'ibintu bizaganirwaho hakazaboneka amasezerano y'amahoro ndetse nabyo byarateganyijwe muri aya mahame ngira ngo niba mwayasomye mwabonye yuko bavuze yuko amasezerano y'amahoro agomba gutangira bitarenze tariki ya 8 z'ukwezi kwa 8 2025 kandi ko amasezerano agomba kuba yashyizweho umukono ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 8 ni ukuvuga ngo ibizaba biri muri aya masezerano nibyo bizaba bigomba kubahirizwa ariko Muyaya yagize atyo aratanguranwa abwira opinion y'abanyekongo abwira abaturage bati ibyumvikanyweho nuko hagomba kugaru iyo bavuga autorité ngira ngo honorable Evode yari yansabye yuko ngira icyo mbivugaho ko ari ikibazo cy'amategeko ntabwo ubundi bavuga autorité gouvernementale bavuga autorité de l'État kubera ko État ibigizwe na arms nyinshi nukuvuga ngo inteko ishinga amategeko ntabwo ibarirwa muri guverinoma ubutegetsi bw'ubucamanza ntabwo barirwa muri guverinoma ariko biri muri leta rero ntabwo wavuga ngo kandi no mu byo Patrick Muyaya avuga ngo bigomba kugaruka mu bice byafashwe harimo n'ubucamanza hakabamo n'abadepite bagomba kujya baza bagakora ibyo bakora rero niyo mpamvu tutabyita autorité gouvernementale ahubwo tubyita autorité de l'État kuko ziriya nzego zose zihuzwa kuri mwe nk'abanyamategeko rero aho harimo ugendera kuri iryo jambo autorité na autorité judiciaire ibaho na autorité législative ibaho ariko noneho hari ikibazo gikomeye kuri iri jambo autorité de l'État muri Kongo ibyumvikane yuko ari AFC M23 twirwaneho gusa bafite uduce bagenzura muri Kongo Mombondo igenzura ibice binini muri cyahoze ari province ya Bandundu ni ku birometero bike bivuye Kinshasa nta kintu nuvuga ngo igihe cyo kuganira muri ibi biganiro nibyo byose bizavugwaho esa confirme le point 4 Kodeko igenzura igice kinini cya province ya Ituri ADF ifite igice ADF nalu ifite igice kinini cya territoire ya Beni ikagira igice kinini cya territoire ya Mambasa muri Ituri ndetse muri Ituri no muri Nord Kivu ibyo byose ese iyo cyo cyitwa state authority kirubahirizwa ahantu abo bantu bagenzura nje nibaza yuko ibi byose bizagenzurwa ariko yenda for the benefit y'abantu badukurikira ubwo noneho ugarutse kuri cya kindi kivuga ko abanditse iyi nyandiko batari bananiwe kwandika ko ubutegetsi bugomba kugaruka mu burasirazuba bwa ahafashwe na AFC ahafashwe n'uwo baganira ahafashwe n'uwo baganira kuko nka ADF ntabwo iri mu biganiro no ukuvuga ko wanditse aremera yuko hari ibindi bice bya Kongo bitari uburasirazuba bitari mu maboko ya leta biri andehoro ya controle ya leta nabyo bitari mu maboko ya leta nibyo nge nagira ngo mvuge yenda ku bantu bashobora kuba badukurikiye batasomye aya mahame ngira ngo mwabonye yuko arimo ibice bibiri hari igice cya mbere ni icy'amahame rusange yemeranyijweho agomba kuganirwaho afite uduka turindwi yego
ngira ngo akambere kavuga ku mahoro arambye, yego, kandi impande zombi zemeranyaho ko ari ngombwa yuko hagomba kubaho amahoro arambye kugira ngo hagire igikorwa mu gihugu. yego. Akace ka kabiri baravuga kuri constitution, itegeko nshinga rya Kongo, ngira ngo niba mwarabibonye n'umutwe wa AFCM 23 na twirwaneho, niyo bashyiraho abayobozi nabo bashingira kuri itegeko nshinga, bivuga ngo naryo baryemeranyaho. Kuri aka gace baravuga itegeko nshinga ry'igihugu, bakavuga charte ishyiraho umuryango wa Afurika yunze ubumwe, bakavuga y'umuryango w'abibumbye, ko byose ibyo ni ibintu bemeranya ku mpuzamahanga. Noneho agace ka gatatu bakavuga imiryango mpuzamahanga, bakavuga imiryango mpuzamahanga bararikoresha n'u Rwanda Kagame yego. Noneho agace ka gatatu bakavuga imiryango mpuzamahanga, aka kane bakavuga yuko bemeranyije yuko gukemura ibibazo igihugu gifite bigomba guca mu nzira y'ibiganiro. Yego. Aka gatanu bakavuga yuko bagomba kurenga ibibazo bafitanye cyangwa bagiranye mu bihe byashize, noneho bakubakira ku bintu bishya, bakagirana icyizere. Aka gatandatu baravuga ku macakubiri ko bagomba kuyarwanya kugira ngo bashobore kugira ibyo bageraho. Aka karindwi noneho bakavuga yuko nanone bongeye kwemeza yuko bashyigikiye iriya nyandiko ihuriweho basinye kuri 23 z'ukwezi kwa kane 2025. Iki ni igice cya mbere kigizwe n'aya mahame rusange. Yego. Ariko noneho amahame rusange, amahame ubwayo, aya mahame yasimwe akaba agizwe na turindwi, ngo uretse aya mahame rusange hari ibi byo guhagarika imirwano ku buryo buhoraho. Yego. Kuko bavuga permanent ceasefire. Bakanavuga noneho uburyo bwo kugarura kwizerana hagati y'impande. Ahubwo turaza kubigeraho permanent ceasefire gute, kandi bivugwa ko za Uvira nyine ahubwo bongeye kurwana. Nyine niyo mpamvu bavuze bati mu minsi 10 bazareba niba ibyo buri ruhande rwasinye rurimo rubyubahiriza. Ikindi nuko ibintu nk'ibi iyo minsi 10 se bivuze ko bemerewe kurwana. Oya, no kuvuga ngo uko byagenda kose iyi ni inyandiko yashyizweho umukono n'impande zombi, hari ibyo bemeye. Ibyo bemeye bashobora kubishyira mu bikorwa cyangwa ntibabishyire mu bikorwa. Ubwo se nyine batabishyize mu bikorwa, dukurikije igihe aya masezerano yashyiriweho umukono impera z'iki cyumweru, kandi twagarutse kuri ya ngingo ivuga ko buri wese agomba kuguma aho ari. Yego. Aho kontrola, ahari mu biganza bye. Nyuma y'iminsi 10 bigaragaye ko hari uwaguye aho yari afite akongeraho ahundi, aya masezerano yasinywe afite, bigenda bite? Icyo gihugu barongera bagasubira, ababatumije kuza kuganira barongera bakabatumiza, bakaza bakavuga impamvu bo bonyine batubahirije ibyo bashyizeho umukono. Ago navuze ati, waruvuze ati kuri tele harimo kuba bitandukanye n'ibiri masezerano, niyo wari amasezerano ya Washington. None se FDLR ubundi mu masezerano ya Washington zakaba zaratangiye kurwanywa, kuba neutralized, itariki yarageze icyo gikorwa. Ariko urebye uravuze Uvira, FDLR aracyari muri coalition. Nta hantu urabona Kongo ivuga iti twatangiye kuvana FDLR mu ngabo zacu, kandi ifite iminsi 90. Kandi nuvuga ngo dukurikije amasezerano ya Washington. Oya, amasezerano bavuga yuko kuneutralizinga igikorwa cyo FDLR cyaratangiye already mu masezerano byanditse mu masezerano ya Washington. Ariko kuri tele hariho ahubwo mobilization kurenzaho kurusha. So urumva byo ugiye kureba kuri tele n'ibyanditswe biba bitandukanye, birahabanye cyane. Aho rero niho abantu bagera bakavuga bati aho aya masezerano yaba ya Washington yo urumva byamaze kugera ku masezerano idohabwo bigeze ku mahame. Nabyo binakwereka yuko iriya bura busobanuro leta irimo gutanga butandukanye n'ibyanditse ari ubushake, kugira ngo ni nko kumeza bavuga ati n'ubundi kuri tele turimo kusanya ubushobozi n'ingabo n'ibikoresho kugira ngo dukomeze dutere turwane, hagati aho abaturage bamenye yuko nibyo tugomba gukora, kuko amasezerano yavugaga yuko bari bagomba kuva aho bari, none tugomba kubikora nka leta, kuko amasezerano n'ubundi twasinye n'abantu bose twaganiriye barabyemeza. So ni ibintu
ni deliberate ni strategy n'ibintu yo kuyobya ariko bigenderewe bigambiriwe kugira ngo berekane ko nta tanu ibiri kuri tere bijyanye n'amasezerano nuko niko bashaka kubigaragaza ku baturage. Hanyuma naringiye kuri buri ngingo wenda hari izo twagiye tunyuraho ariko hari ibyo ureba by'umwihariko ibyo byo mwavugaga bijyanye no kugarura icyizere kuri buri ruhande kugira ngo impande zombi zongere kwizerana, cyane cyane ahangaha mu ngingo ya 3 harimo ikintu gikomeye mu gakaka ka 3 mu ngingo ya 3 harimo gushyiraho uburyo bwo gushyira mu bikorwa nyine icyo cyizere kugira ngo kigaruke, harimo gushyiraho nyine urwego ruzafashwa mekanizme ruzafashwa n'umuryango mpuzamahanga utabara imbabare Croix Rouge mu rwego rwo kugira mu bijyanye no guhererekanya imfungwa. Yego hari ibijyanye no guhererekanya imfungwa n'abandi bagiye batabwa muri yombi. Ubwo ndaza kugera no ku yindi ngingo ijyanye no guhagarika imvugo z'urwango nabyo birimo. Mu by'ukuri ni supo ya kabiri muri permanent ceasefire ndimo kubibona nk'ibintu bikomeye biri mu byo twaganiriye ubushize, muvuga ko mwateye icyumvirizo mukumva ibyo AFC M23 biri mu byisaba biri mu biri ku meza. Ubwo ndimo ndagaruka kuri hahandi bamwe baririmba intsinzi n'abandi bakaririmba intsinzi, kuko ari uruhande rwa AFC M23 baravuga ko bakuye intsinzi idoha muri aya mahame, nyine na Kinshasa bakavuga ko bakuye intsinzi idoha. Mwebwe iyo musesengura mukareba iby'impande zombi zajyanye mu cyumvirizo mwari mwateye, musanga buri ruhande rwarabonye icyo rwashakaga idoha byibura kuri intambwe ya mbere y'amahame. Honorable Vote. Ibyo twavugaga by'uko wenda le processus iri fragilize, kuko iyo deja abasinye iyo buri muntu asohotse avuga ibye, twahereye kuri Patrick Muyaya tubona ibyo Mbonimpa yavuze, avuga ati nta hantu na hamwe byanditse, ati nta na metero imwe tuzarenga dusubira inyuma, kandi koko ibyo Mbonimpa avuga nibyo byo. Icyo bo babujijwe no gufata ibindi bice, ariko kuvuga ngo buri ruhande rwabonye ibyo rwashakaga. Twababwiye inshuro nyinshi ibintu byitwa niba ari ugupima imirya cyangwa rapport de force, nibura aho bigeze ubu ngubu biratuma, kuko leta ya Kongo ibyo Moya yavuga ngo abantu reka nubwo wabiha ya minsi 10, nubwo koko reka tuvuge ko withdraw ihanditse ya minsi 10 yewe no kugeza ku itariki ya 8 z'ukwa 8 byaba bitararangira, bivuze yuko ahangaha nkuko nabikubwiye ni roadmap y'ibizakorwa y'imirongo migari izaganirwaho. Ariko ngarutse ku kibazo cyawe mbwira uti buri ruhande eske rwaba rwarabonye icyo rwashakaga, ubwo twabihera mu masezerano. Kugeza ubu ngubu navuga ko nibura erega ibi bintu, hari ibintu mwari mwagiye muri wowe ufite imodoka, ufite insurance, muzi ibintu bita contrat d'adhésion. Contrat d'adhésion Maître Gasumina araza kubasobanurira, ni amasezerano usanga barayanditse noneho bakareba ahantu wowe bakwicazamo muri ayo masezerano. Contrat d'adhésion ziba muri insurance, ziba no muri bank. Uriya bank wowe ntabwo negosia contrat ya loan, ni contrat byanditse no kuzuzamo amazina yawe gusa, bashyiramo amazina yawe n'imibare. Ibi ngibi rero nabyo niko bimeze. Ni ukuvuga yuko abanditse aya masezerano, abanditse iyi mirongo ngenderwaho, iyi declaration de principe, bakoze ku buryo buri ruhande rubona rwibonamo, rukumva rwicaye neza, rukumva mu ntebe rushikamyemo neza. Nibyo bigaragara, navuga ngo kugeza ubu ngubu, uretse ibyo nkunze kwita mu gifaransa agitation enfantine, Maître Gasumina araze kubabwira, cyangwa se ibyo kwita kunyurwa manuma, uretse ko atari yo translation n'ibyo mvuze, ni ibintu navuga ngo ni ibintu byo abantu bakwiye
kwitonda tugakurikirana ibi bintu tukareba aho bigana kuko inzira iracyari ndende. Ariko icyo nakubwira navuga ngo nkurikije ibyanditse aha ngaha twirinze turetse kuvuga ibyo buri ruhande ruvuga tukareba izi text navuga ngo haracyari balance hagati y'impande zombi as long as kuganira bitaratangira. Kuko nibi byo kuvuga ngo l'établissement cyangwa restauration de l'autorité gouvernementale nabyo biri conditionné ko root causes impamvu muzi zibanza gukemurwa. Ni ukuvuga ko ntabwo M23 ifata intwaro ifata n'ibindi byose ifite ikaza wumvise ko muye yavuze ati ubwo abantu bacu inzego zacu noza institution zirahita zigenda zigihari akanazirondora. Erega ndanakubwira hari ikintu leta ya Kongo ngira ngo yibeshya. Ntabwo igihugu kirindwa n'inyuguti nta nubwo igihugu kirindwa no kuvuza induru. Ibi bintu byose byo kuvuga ngo mubone ko bavuze bati twebwe kuri tere turabona nta kajyamo noneho mureke dukoresha umunwa nibyo twashobora. Kandi umunwa samuhawe dukurikije aho tugeze hari umusaruro urimo kubaha. Ariko ikigaragara ntabwo iyo uvuga ngo integrité territoriale, iyo uvuga ngo souveraineté ubusugire bw'igihugu burindwa n'icyo bita une armée dissuasive. Igihugu kirindwa n'igisirikare, igihugu kirindwa n'inzego z'umutekano, igihugu kirindwa n'ibindi byose uzi. Ntabwo igihugu kirindwa no kuvuga ngo ahantu abantu barwanye bagapfusha abantu bangana kuriya. Hari n'igihe amasezerano nanaboneka abantu bazavuga batari ko subundi mwagombye kujya Washington mugomba kujya Doha tugomba gupfusha abantu bangana kuriya muhakana ko aba bantu atari abanyekongo. Ibi bintu hari n'umuturage uzabibabaza n'urugero. So donc bivuze iki rero? Bivuze ngo navuga ngo nkurikije declaration de principe kuko nababwira ko ni ntabwo iri binding. Nicyo kintu cya mbere n'ubushize twarabivuze. Kugeza ubu ngubu nta kintu na kimwe kiri binding hano. Nakubwiye ko n'ubushake gusa. N'ubushake ni bimwe bita utabishaka yabyikura. Ni gentleman agreements niko bazita bakunda kuzita mu abanyamerika babyita kuriya. Nakubwiye ngo ni style americain ariko ni nko kuvuga ngo ngiyewe mfite mubanze mutugaragarize ko mufite ubushake nubwo Maître Gasominari yavuze ngo n'ubushake bw'agahato kuko ubundi consentement n'ubushake bw'umuntu budafite umuntu usunika. Ariko nanone urebye za dere bashyiramo declaration de principe ku itariki ya 17 muzasinya koro. Iya koro bya bindi nakubwiye bya za contrat d'adhesion bya bindi by'ahantu bashaka ahantu bicaza mu muntu nubwo bazaganira cyangwa bazagira gute ushobora no gusanga text ihari. Ntabwo nibaza ko text ariyo bazajya kuganira muri iyi minsi 8 cyangwa se muri iyi minsi iri imbere. Ushobora gusanga text ihari ntuza mediators leta ya Qatar n'abayifasha wenda bakaba hari icyo babiziho cyangwa se reka tuvuge ko hashobora kuba hari working document cyangwa tuvuge ko wenda hashobora kuba hari draft. Cyangwa byose ubwo abatekinisiye ntago bibaye. Abatekinisiye barahari bari kuko ntago bashobora gushyiraho itariki ya 17 wenda nta na draft bafite. Ariko ikigaragara nakubwira ngo kugeza ubu nakubwira ko nge mbona equilibre ndabona balance sibyo muri declaration haba ku ruhande rwa leta ya Kongo haba no ku ruhande rwa M23 n'ihuriro AFC M23. Donc turetse bya bindi nakubwiye byo kunyurwa amanoma no kuvuga ngo victoire diplomatique n'ibindi byose bidahari uyu munsi ikigaragara nuko umuhuza yagerageje ku buryo mu ruhande rwa kwicaramo. Ariko noneho abantu nibatangira kuganira wabonye ko hari na po wabonye iyi attention iyi po y'impunzi n'abavanywe mu byabo ni po ikomeye. Uziko no muri Washington muri akoro naho irimo na hano yagarutse. Iki ni ikibazo gikomeye urabona ko babivugamo bakazavuga. Ariko iyo ubwo ni y'uruhande rwa FCM 23 iyo niyo bavuga ko abo barwanirira n'ubundi ari ababujijwe uburenganzira bwabo. Kugira ngo wenda ntandukane gato na Maître Evode kuri iyo ngingo ndebye from looking in from outside ureba uko ntago twari mu biganiro agatuzi icyo buri umwe yavuze yasabye niki. Ariko icyo tubona byamaze ni inyandiko isinye. Ndabona nta hantu leta ya Kongo yungukiye politically. Inyandiko ihengamiye ku ruhande rwa FC kurusha ibyi. Ndaguhaye ingingo enye. Ingingo ya mbere nuko already kuvuga ngo leta ya Kongo yicaranye n'inyeshyamba basinye
basinyanye amasezerano uko wahita kose, basinyanye amahame, ariko basinyanye amahame, hari ibintu basinyanye i Qatar biralegitimizinga, biraha M23 AFC M23 legitimacy. ubwo AFC 23 yemewe mu maso y'abanyekongo ya leta ya Kongo, M23 iremewe. Icya kabiri, nibwo bwa mbere tubonye inyandiko isinywe ivuga ngo M23 AFC M23 aho yafashe ntihave hagume. bitandukanye na wa mwanzuro bitandukanye w'akanama k'amahoro ka yose yigeze kubaho yose, yaba ya Loni, yaba ya SADC, ya aho yari yose. Nibwo bwa mbere tubonye inyandiko isinywe ishyigikiwe n'ibihugu bitandukanye n'abayobozi batandukanye ngo M23 AFC M23 aho iri ntihave ariko ntikomeza kwagura indi imbibi. Icya gatatu, muri aya masezerano baravuga ibintu, ikintu cyo cy'imvugo z'urwango, principles nombero ya mbere, principles general principles point ya gatandatu bavuga ngo the parties reaffirm their attachment to bavuga ngo ni uhere ahambere, the parties commit to overcoming the divisions, bakagenda bakavuga ngo rejecting all forms of dehumanizing speech, imvugo zose z'urwango zihembera genocide, ingengabitekerezo ya genocide, zitesha agaciro abantu. Icyo kintu ntago M23 no mu ngingo ya kabiri birimo uwakirezwe leta ya Kongo, nipo ya kabiri leta ya Kongo yakirezwe inshuro nyinshi na M23 kandi ubwayo ngo kiri mu ngingo bizanagarukaho buriya no mu biganiro byimbitse. Ikintu cy'urwango, ikintu cy'ingengabitekerezo ya genocide cyanditse kiri clear, ikintu cyose cyambura ubumuntu cy'uburenganzira. Icya kane ni ikintu cyo Maître Vodera avuze cyuko impunzi zitaha zisubizwa uburenganzira bwazo. So noneho nareba muri rusange, niyo narekera ngaho muri rusange nkashaka ikintu Kongo wavuga ngo kirengera kubya tkomeje itsimbararaho nta na kimwe mbona. Iyo niyo submission nta kintu no Maître Gasominari ndagira ngana ndaza kugira icyo mbivugaho. Reka twumve kuri ikintu kirimo gusa wenda cyanyuma, ikintu kirimo gusa nuko babwiye M23 batariko ntimukomeze kurwana, ntimukomeze kwagura, ntimukomeze gufata ahandi. Icyo wakora ni ugusurvivinga politically nka leta, wenda hakazaho ibiganiro ntuvanwe ku buyobozi. wowe urabibona ute umuzano hengamiye n'aya mahame arindwi? Ndagira ngo njye hagati mu by'ukuri reka twe two kuvuga ko uyu ari ibyo yabonye n'uriya hari ibyo yahomye, ariko bombi barimo kuririmba intsinzi. Oya, ni ukuvuga ibyo babonye ibyo mpamvu igihe cyo kubibona si iki. Ndagira ngo nisobanure. Yego, iyi ni inyandiko y'amahame exact azagenderwaho mu kujya mu biganiro. Noneho ikizava mu biganiro niho hazaba insinzi cyangwa insinzwi cyangwa insinzi y'igice cyangwa gutsindagurana. impande zombi ukagira ibyo ruta, ariko kugwa miswi. Mu by'ukuri ku ruhande rwa AFC M23 bafite ibyo bakwishimira, kuko ibyo basabaga byose bashaka ko biganirwaho nk'impamvu muzi zatumye bafata intwaro bakarwana, byose biragaragara muri aya mahame. Nk'ibihe? Icya mbere ni ukwemerwa nk'umutwe witwaje intwaro ufite ibyo urwanira bizwi, byemewe n'impande zombi, byemewe n'umuryango mpuzamahanga, bigomba gushakirwa igisubizo. Icyo ngira ngo ntabwo gishidikanywaho, icyo cyemeranyijwe. Ubu impamvu M23 yafashe intwaro ikarwana yamaze kwemerwa ku rwego mpuzamahanga cyane rwose, ni international recognition. Yego, cause yayo yo gufata intwaro
yemewe rwose. Iyo bavuga bati aba ni abantu bafite ibyo barwanira, tugomba kwicarana tukaganira tukabumva, noneho ibyo batubwiye tukagira icyo tubikuramo, hakabaho amasezerano ashyirwaho umukono, akashyirwa mu bikorwa, birumvikana neza yuko icyo barwanira cyumvikanye kandi neza. Icyo rero ni kinini kandi kirahari. Muri ibyo igikomeye cyane hari kiriya kintu cy'imvugo z'urwango no gutesha abantu agaciro, kuko abari victime b'ibyo bintu ni abantu bafite aho bahuriye n'umutwe wa M23, kuko nibo bicwaga, nibo bitwaga amazina yose, nibo bari barahejwe mu gihugu cyabo, nibo bahunze, nibo mpunzi. Urumva icyo ni ikintu cyemewe, ntabwo kigarukwa. Kugira ngo M23 yajyaga ivuga ko hari n'abaribwa, ariko nibyo natwe twese twarabibonye, byabaga ku mugaragaro, za video zirahari, ntabwo ari ibintu bishidikanywaho. Bari n'abasirikare bakuru mu ngabo z'igihugu, hari majoro wishwe kuri Goma, baramurya baramwotsa, majoro mu ngabo za FRDC bamuhoye gusa ukuntu kwasa, kubera ko akomoka mu bwoko bw'abatutsi. Rero nk'iki ni ikintu cyemewe kandi ku rwego mpuzamahanga. Iyi nyandiko yashyizweho umukono n'impande zombi kuri 23 z'ukwezi kwa 4 ubushize. Niyo yabaye ya mbere yarejitimaga AFC M23, kuko yagiranye ibiganiro na leta ya Kongo, bakagira ibyo bemeranyaho, bagashyira umukono ku nyandiko bahuriyeho. None uyu munsi noneho basinye amahame azagenga ibiganiro bizaba, ndetse banajya kure, baravuga bati haba kugarura ubuyobozi bw'igihugu mu bice byose by'igihugu, haba gucyura abantu bavanywe mu byabo, haba gucyura impunzi, byose bizumvikanwaho. Igihe bizaba byumvikanwaho ariko bishyirwa mu bikorwa, ni ukuvuga ngo M23 igiye no kugira uruhare mu by'ukuri mu buryo bw'imitegekere ya Kongo. Ngewe nibaza ko ni recognition ishobora kuba inarenze, niyo mpamvu tuvuga ngo ibyo bo babonye byari ibintu basabaga. Ntabwo ubu ngubu nta kintu cyatanzwe, aya ni inyandiko y'amahame, ariko noneho icy'ingenzi ni uko byose bigiye kujya mu biganiro. Ni ukuvuga ngo ibiganiro ntibizajya hanze y'aya mahame, nicyo bivuga. Ariko niba ibyo basabaga byose byinjiye muri aya mahame, ni ukuvuga ngo niyo babona 60 cyangwa 70% y'ibyo basabye, 40% bikajyana n'ibiganiro, kuko iyo munegosiya ntabwo mushobora kubona byose, hari ibyo babaha n'ibyo batabaha. Ariko nibura nibabona 70% y'ibyanditse mwahanga, nibaza ko bazaba babonye intsinzi. Ariko haracyari vuba kuvuga yuko hari uwatsinze n'uwatsinzwe, ahubwo hari ibyumvikanyweho biri mu nyungu z'abasabaga, kuko M23 niyo yasabye ibiganiro, ntitubyibagirwe. Bo baravugaga bati ntabwo twebwe dushaka gufata uduce dushya, ntabwo dushaka kurwana ngo tugire aho dufata, ahubwo ikibazo dufite ibibazo, dushaka yuko leta yacu twumva tukaganira. None byonyine kuba hagiye kuba ibiganiro, bikaba ari ibiganiro ku rwego mpuzamahanga, bifite abahuza nka Qatar na Amerika, bikaba birimo umuryango w'ubumwe bwa Afurika, hakaba harimo za mécanisme regional, harimo SADC na East African Community. Ngewe nibaza ko ubwabyo ni insinzi ikomeye y'abasabye yuko habaho ibiganiro.